urabyishyura ndishyura ibiki ariko se wandikuye urebe nuko mwishinza ku bagabo nuko mwishinza ku bagabo wabikoze oya ngewe barandenganura ahubwo se agapapuro gafite hano hafi ngo nkwereke oya nako tugere ibyuma kwa bagabo mu nyamashari urupapuro rwanjye ndi wowe ukorera byawe ndoko bavuga naje ntabwo bivuze ko dufite dukunda twarandikiranye ufite agakora k'umukara ndagafite genda ugakubitemo ukubitemo agapira keza ukubitini akunda abantu birabura noneho nanjye ahita ansinyira andi mezi umva nkubwira amezi ariko reka nkubwire imana izakureba ntugiye kuyarya azagutera icyaka uri tuzayibona abasaka ko nakaye none umwuka byaranye ndakomeza nibaza ku mwari nk'uyu nguyu gusa arabizi ko ndiko Misawa, ndabona ari kubyutse wisiga ugiye hasi kigewe. Sha mvuye dushingiye kujya ku kazi diva. Ndabona uri kwitaho byadanje. Nanjye ngiye koga nanze kuzindukana na gare y'indonyi. Ako se diva amazi arashyushye cyarakonje. Cyamba ndayashurije ubwo se nari koga amazi akonje. Sha naringize ngo je ntabwo noga amazi akonje ko urwara. Sha birumvikana nyine. Ako se ahantu memukiye vuba gusa ndabona amazi ntabwo watu. Oya hano hameze neza diva. Umva hameze neza uzishima maze. Hari na dushe nziza na tuwareze. Ahubwo boss waho ntabwo ndamubona. Ejo azaza twavuganye. Diva shangiye ku kazi nyine. Yiteho bebe. Nari mwa. Ngiye kwambara njye ku kazi sheri. Nari banje kanje ko. Nguri ibintu numviriza Mana kugira ngo nzarwara umutima kubera irari kuri urupangu wagira ngo rwajemo sekibi ariko Mana kuki waremye abakobwa nk'aba ngaba koko ayiwe arimo aragusha umutima neza uko uraguye burundu ukamanuka ayiwe nta muntu uri kumengereza abana ndota ntawe uhari
nyoko we se ari kubengereza njyewe wowe nyine njyewe uretse nanjye n'umuzimu wacu nta muntu ujya ubitekereza ubwo se niba nakurungurutse nabonye ahubwo we mbwira icyo wabonye nakibonye nakigusaba none se witwa ngo iki njyewe ko njya koga nta muntu nasize hano wuvuye uba hehe njyewe wabona wa mugabo ubyibushye atarakubwiye ubundi ureba hano njye banyita agasumu igitangaza mu rupangu hano hose nta muntu utanga ushinzwe iki mu gipangu bivuga ngo ikintu ushinzwe muri iki gipangu buri rimwe na rimwe cyari kiba ari icyanjye ahubwo wowe ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kuba muri iki gipangu utabanjije no kumbwira ubundi se ntuzi uramuzi umukobwa aseka neza arakapfusha reka mubwire nako yigendera urugendo rwese iki gipangu ariko menya kibamo n'abasazi uyu nawe niwe mu rugo mu basazi baba aha vuga nabi ni ukuri mwiza cyangwa ushaka ko bavuze ukuri kuko abeza bapfa ubusa si nk'igihaza cyangwa bya bidedede biba byarabuze uruhande rumwe reka afite umuntu niko sheri subiza uko mukunda koko ubundi iyo turi kumwe nyuma numva rwose buri kimwe cyose kigutawe sheri ryama mu gituza unezerwe mugabo niko sheri ubu ndumva rwose ntabwo bose mpamagaye ku kazi namugane tone mfite umukoresha gusa bose bamureka azabukoresha cyane ejo ngo ufite sheri n'aya mazu byose bishaka byigenga umva sheri ibi bintu mbiruka kera ndi kumva wagira ngo ndi gutangira gukunda bushyashya sheri umva sheri umwaka siraho n'umwe se sheri rega sheri impamvu ni mu mwaka tuzaba twarabonye n'akabebe kandi iwacu nta nubwo bajya babyara abakobwa babyara abahungu gusa kandi ufite abakobwa gusa nzakubyarira sheri uraragura se ku buryo bw'ibyo ariko uramenya ko ntazabyara ndabizi nyine umuryango uretse ko njyewe nawe ntabwo twabyara umukobwa ntabwo uzabyaraga n'umugambi sheri gasa na se ngo sheri nese sheri nza n'urupapuro umwaka wose ni ngombwa twandikira mbese baby impamvu reka sheri ndagukunda nawe ugomba kumwita nkunda ntabwo bivuze ko tise dukundana twarandikiranye aka sheri reka nkubwize ukuri sheri uzi ko ibi bintu mberuka kera nkiri umusore niga bya bindi bitaga ngo amour scolaire ibaze ko nawe huye nabyo mpita mbyibuka nkavuga ni mana we ba Diane ba Clarissa ba Uwera twiganye bose ubakubye sheri nicyo nkwemerera ariko sheri uyu munsi wasinziriye nk'akana ntari gusinzira gute se ntari gusinzira nk'akana gute kandi ndi kumwe nawe ahubwo uvuga ngo waryamye mu gituza urasinzira ntegereza kuwicura oya sheri agaseka muzi muzi ubu naje naseka wigonze tubabana ukora amaje kuzana n'akandi kagabo kari manga nari narakaye nanjye gutumizaho ka telefone ngiziri ture ntangire gushaka ndagukunda nkunda sheri yese ubu gukunda kwa umukobwa nk'inga kunda ndetse amezi 8 nyine urabizi neza ko uyu ntabwo ari kwishyura kandi ufite ibi byose niwe nabishyize kandi ngomba ikindi kubifashe uranyumva kandi ikindi dativa urashaka kuvuga ko yasubije uzi ko uba ukomerekeje umutima mama w'abana ibaze none uramutse uhuye n'imbwa hariya ikaguhahamura ukiruka wagera imbere bati dore imbwa ntuhita wiruka se mama w'abana bebe yego sheri ariko nyine ako nanjye ntukamuvuge turi kumwe sheri kamanze mubwire ikintu kimwe ugiye gushyira mu gutwi ako ntega amatwi nk'umukunzi ndakumva bebe fungura amatwi iyo mubifunguye nayo umutima kuko ngiye kubwira akajambo keza ndakumva mugabo mwiza sheri ngiyewe ndashaka kugira ngo mugire umwamikazi mu mutima wanjye apana urugo rwanjye mu mutima wanjye urugo se ko twanagurisha tukajya ahandi hafi umutima nzawushyingura abantu bazanshyira mu ibyo butaka byo nkwemerera sheri ahubwo sheri urankunda se subiza ko mukunda ko kora imbaza inshuro nyinshi yesi ngukunda ntabwo bishidikanya rwose amezi y'inzu kandi bebe kandi nta hantu nakora amafaranga amezi 8 ko ntabwo wahita utandikiranye ko wansinyiraga buri joro ko nahageze urashaka iki kindi ko tugeze kwa kundi ni kuya nyine uruko naje nkabara uruko naje nkabara akana ni kaza ntabwo nzongera kubara guhita mwana uyu muryango
mweguriye ikibazo sheri nta kibazo umwaka kuba uwumaye ngo ntabwo ndakwemera gusa sheri nawe rero umwaka kwera ariko umwaka ni mwinshi sheri wampaye umwaka nk'umwaka ako sheri ushaka ko nzakuririra mu maso ubona asurire n'iki ko nanjye mpaye kugira ngo ngoboze bibi kumva ukundi ubizi sheri ni wendurire kuguhoza ndabishoboye rwose humura sheri hakurika mubaze ngo nagiye kuza kugusanga ibizungera zinarenze ukuntu bingana ariko navuga ni ikibazo ubu rwose bebe wabiha agaciro kandi ndi kubiha agaciro mbyumva sheri ngo telefone warayinyatse nawe suza aho ugomba kubivugira ariko ubundi wowe uri kubivugira ahangaha inkuta ziri ku byumba ibirere icara se tuze tuvugane icara sheri naringize ngo tukita kabisa tugiye mu cyumba yes imana yarimisi kikorera ko ubundi uko kuri wanyu icyo ushaka cyose ndakigura kigendere na bya bindi ndabigukorera iga sheri sheri nanjye naramutse ariko navuye ku kazi naniwe byagenze neza ariko ndananiwe nta n'icyayi ndanywa nyine ndi mu gipangu sheri hari umwana ngiye kureba ahimukiye reka tuganire ngeze ndakuvugisha mu kanya sheri akazi keza ndagukunda nishangiye kujya mu kazi umeze uteze meze sawa wose umeze shameze neza cyane ko noneho wakerewe ntabwo umunsi ndi bukore mfite off uruje kundeba twicara tuvuga n'icyarinjira mu nzu use mana yanjye use waretse tukaganira hano si ngombwa kwinjira mu nzu ntari mbwira sheri none se warahite waramutse naraye neza diva ahubwo se bimeze bite nanjye ni sawa tu kuko freshe ni nyinshi ariko si icyo gisatsi kutagisukisha byagenze shomva amafaranga yarabuze ntabwo baraduhemba shomva boss uri hariya yaragatsinda mwere ikigabo shama cyangwa gusaba kwaje barambwira ngo njye kumusura iwe ngo abe ari bw'amemba kandi shaho sibyo ngibyo ko njye nabikozwa ako diva wi uzi ukuntu ibintu bimeze urabizi ni njyewe wakuzanye mu gipangu kandi ikindi urabizi ko twiganye ku ishuri nkurusha ubwenge ubuturage bwaho uzabugeza nkorerayo 30,000 ariko mva mu nzu uzi nyakura ahubwo mbaza aho nyakura mu bintu neza ese umuntu yago twicare tubivugane neza yego ko umva Kigali nzayibamo nyirye paka nshaje kandi neganyirize n'abana banjye wowe bwira mana bose tumaze kuvugana muri byondo wanga ambwiye yuko agiye kuza ari kunywesha amavuta kera wari ufite amaguru meza nubwo wakennye twakushutse ariko turacyari twiza ufite agakura k'umukara ndagafite genda ugakubitemo ukubitemo agapira keza woge ukubitinnyo akunda abantu birabura noneho nanjye ahita ansinyira andi mezi umva nkubwira amezi uri umwana muto nanjye ndi umukecuru amereza umwaka akangura amafurate n'iki wowe ucyakora aragukubita inzira i Nyarutarama kandi abizi gusa we data we aka ko nakaye use bagasobanura ubundi we mu gipangu we ariko ntacyo nanjye ndivuga nk'umugabo ufite amafaranga ndetse muziki
Waramutse umukobwa? Yaramutse neza. Waramutse. Umeze neza? Yego. Ni amakuru yawe. Sanga ubamo hano uracumbikiwe cyangwa? Hano hose uba hano nawe. Nanjye ntabwo mbanga. Njye sinakita mukira bitari mu bwiyemezi njye nyirayamazu. Ntabwo ubyibuka neza se? Nawe bosi. Ntabwo ndi bosi. cyanjye mpamvu ari kugenzura ndende bakira hanyuma se niwe wafashe wa muryango niwe ubamo hano se niwe ubamo hano njyewe ujye utari hano kutire yahumura twahuye n'igisubizo n'umuntu aba rero ndagufasha byose rwose ndakora nawe n'iki ahubwo kari mujya mutanga yicarira hano ntacyo tuganire ntibaze ujye bagufashe ku mazu yanjye niba bagufashe neza niko bita gahunda kubagana agakontorora n'amazu urakaze uzinze ko bafite niba gasumu nyigani bari gasumu akora siporo mu gipangu cyane yayihinduye muri gym nyine naramubonye tu none se tuvugane ntacyo twavugana none se uragira ngo bigane oya ntaho mbiganisha kugukoraho mbonye umwanda nkagukuraho gutya urumva nta kibazo oya nta kibazo ntuzi ugeze uhura n'abasore bameze nkanjye bareba imyanda iri ku bakobwa ntanagutsirita ubishatse rwose muri dushe jyewe nzi kugira neza icyo bivuze ngenzi agaciro k'umukobwa cyane umukobwa muto nkawe sona tutajyanye we ni ukujya unsoma mu gahanga ngusoma mu gahanga uretse se kumura uretse gato kandi ikindi rwose njye ntabwo byose ukeneye umfashe ku ngufu ndi ugufata umfashe ku ngufu urabyishyura mujye mureba ishyari ry'abakene ubu ni ubukene bubugutera ndagufata ku ngufu nabuze iki kandi ndahamagaye n'abantu hamagara hamagara hasi ubaye iki wakumva mukobwa mukobwa we wakwiranganye urabyishyura ndishyura ibice ariko se wandikuye waguze urebe nuko mwishyuza ku bagabo nuko mwishyuza ku bagabo wabikoze oya njye barandenganura wajya ureka kumera kunkoraho byose ubwenge ubukura ariko ubwo bwo njyana bwakugabuye oya basange turi kumwe ntabwo si ibintu bicu none uyu mukobwa koko wari ibiki wabaye iki turi kumwe oya ntabwo ari njye rwose wakora ibyo bintu koko wabikoze nta n'uwakeka ko nabikora mfite umuryango wa mukobwa mfite umugore n'abana rwose muze mudutabara we ntabwo nzi ko oya ntabwo nzi ko uretse gato ntabwo nzi njye mfata ku ngufu nguyu nakora iki Adativa na Kusi wakutongeje amagambo ko ngiye uretse gato mubwire mfite umugore mfite abana nigute nafata nguyu kungu reka tuvugane diva ushaka oya jamais ntabwo ngendera ngenda atama amezi y'ubuntu amezi y'iki muri iyi nzu nishyura ndagiye kukureka urabwira umugore wawe uzaba ko duhamagare polisi iki cyaduhamagare mudugudu hamagara bushaka hamagara yawe yanose muramura akose ntabwo nzirataho kandi we nahaye akazi ko kujya yewe data we boss wagisigura ku ishuri yafashe kungu wowe ntabwo boss wagisanga ntabwo nabikora nawe urabizi mubaze kugira ngo mamagare umusore mumubaze ndamuhaye amagambo mamagare polisi mukuru umugore we data umugore wanjye abishemo gute aho uzikura igicucu umugore wanjye abishemo gute none se umugore we niwe wakoze kuza gufata abana hanyuma se abana ba rubanda ku ngufu ubu se ufite amafoto ko ahubwo se wahamagara iki wese fata telefone reka n'umwana w'umwenda muzi bamwita kamegeri ese umwana wa mwese uri muzi uwo munwa ni uwiki nawe wagafashiraga umugenzi wawe mu cyaha ahuyemo cy'umukobwa w'umusazi umubeshyera utangiye kubishyigikira ko miliyoni y'ubururu mureke mbabaze namwe mwabakobwa none se ubwo tuvuge yuko uyu mukobwa ari si byose ngaho vuga niba ari ugushaka amafaranga ntabwo uzayabona reka ariko rero rwose nawe ntabwo nakwizera yuko utagize gutya wumva byumvikanyeho n'abantu bakuru yabikoze icyo nzi cyabikoze ngenda bibona umugore araza kurushinga ko ako ntabwo mbibonye
iki ko noneho reka atahamagara umugore wawe niba utemera ibyo umugore we ndamuzi bamwita dativa ndaje mu ko se umugore amuhamagara iki we ko wasaze nigeze wowe wigeze umugore wanyu n'agwaye akazi ako miliyoni ebyiri harimo igitanda harimo inzu harimo ariko umuntu uzagenda azubakisha amakara mugomba kuzubiramo ku makara ntabwo ntabwo akura muhamagara amuzi muhamagara urayahuye se turagura akantu aho utangiye kuvuga amagambo meza nawe ariko reka mubwire wa mukobwa nawe byakubaho ariko ni gasoko uhagaze nka bya biti bihagaze reka nze n'urupapuro yawe kare kose nongeza mushake kuyarira ubu ugiye kuri amafaranga ngo amezi arindwi y'ubuntu ubundi si uko bizakumarira azagutekera se uzahaha n'isoni reka urupapuro ndarubuze nta kibazo oya ngo uyivuga ngo impapuro zibuze kwanza reka nanakubwiza n'ukuri genda rukwandika kugira ngo wereke ko ibintu nta kintu mbuza cyatuma wewe ujya kuneza abantu nta n'isoni wowe niba ari n'urwandiko narwiyandikira nduhuyu nguyu ariko reka nkubwire imana izakurinda ntugiye kuyarya azagutera icyaka uri tuzabibona njya guhiga mukirirwa mugabanya muteka imitwe kugira ngo umuntu aze kubaha amezi y'ubuntu uretse ariko ni hahandi hari ntabwo muteze gukira kuko ubutiri mufite ku mutima ntabwo mwakira kanigendere ndarwandika nduhe gasa umwana n'umuhungu wawe uruzana ubahereza banyita zawe kare ibintu byarandika ariko rero nanjye inyungu arwanya yawe akiraho